ubwo uko umuhungu ashaka kuza kundeba ni nako umugabo wanjye nyine twabyaranye nawe ashaka kuza kundeba, akaza nawe yakana rimwe na rimwe yagiye yigeze gufata phone yanjye ajya muri record za telefone, yumva ndi kubwira umukobwa ati sinshaka ko uwo muhungu amenya ahantu mba. Ubwo umugabo abitira comment cyane, ndangije namubwira ati si koko k'abantu twese tuba dushaka ko ari umuntu utamenya ahantu turi, ubugira ngo wowe abantu bose ushaka ko bamenya ko waje kundeba. Ati oya ntabwo ari ngombwa ngo bamenye ko naje kukureba, ariko we nta muntu ugomba kuza kukureba atari njyewe. Nanjye ati rero uko byagenda kose ntago abantu bose nshaka ko bamenya aho mba, ariko nanone sinabuze ushaka kunza kunsurangaza nsura. Ibi ntabwo mbishaka ko hari umuntu winjira mu buzima bwanjye nawe. Ndanye namubwira ati se kushaka ko nta muntu winjira mu buzima bwanjye nawe, kandi we nkaba narakurekeye umugore wawe ngo mubane, ngakurekera n'umwana kugira ngo nanjye nzi nangire ubuzima bwanjye nyine, nongere mbufonde ningira amahirwe nkabona uw'umugabo nkunze cyangwa se umusore unkunze ko yankura mu rungabagabo akangira umugore, nanjye nkitwa umugore w'umugabo. Ubu ngubu ndi umugore kuko sindi umugore ufite umugabo, ndi umugore kuko nabyaye ariko na titire y'ubuzima mfite kuko ndi umugore ufite umugabo. Nkamwishaka kumwumvisha ko ngomba kugira ute, ngomba kubona ukuntu ngomba kubona ubuzima bufite uwo bushingiyeho, nyine nanjye nkitwa umugore w'umugabo. Kwiyumvisha ukuntu abantu babiri barwana bapfa ubusa, nduzi ko ari nk'ubusa bapfaga, kuko iyo uko nabyumvishe ku baturage numvishe bambwira ko ngo papa umugabo wanjye yaraje abaza ngo umuho wahasanze amaza ngo madamu wanjye ari he, undi ati uri landirodi kuri sheri wanjye, nyine ngo naho ngo amatiku yavuye. Urumva ko ibyo ni amatiku rwose pe. Aba mukuru w'umudugudu hari n'abaturage bahuruye, nkaho ngiye mu kwagera nabonye bindenze, mbona sheri wanjye hano afite igikomere kiva no gucyo kikamanuka, umugabo nawe mbona gutyo umutwe wasadutse, amaraso mbega ni menshi, bakoze nk'ikivu cy'amaraso. Ambulance iraza ije nungurwa no kubona narimo mama Loyike, ariko mama Loyike yari umugore wa mugabo wanjye twabyaranye. Ubwo njye ndi umugore wa kabiri, mama Loyike ni umugore wa mbere twabyaranye umwana Anderera afite. Ahubwo nawe yatunguwe no gusanga uwo mugabo azi wanjye, ntabwo yari azi ko azi wanjye. Rero atungurwa none no kuza asanga barwanye bapfa njyewe. Mama Loyike kwiyakira biramurenga, simvuga ngo bajyanye indembe, nawe bamujyanye bamuziritse, kuko bega byaramurenze, kwiyakira biramurenga biramunanira. Mama Loyike we kwiyakira byaramunaniye, bimaze kumunanira mbega asa nk'umuntu ugize ikibazo mu mutwe. Nk'uyu muco w'u Rwanda bavuga ko ari toromo, asa nk'umuntu ugize ka toromo ukuntu. Birangira bamujyanye ku bitaro by'Indera, ubu ngubu nyine ari Indera mama Loyike. Umugabo we nawe ari mu bitaro, na sheri wanjye ari mu bitaro. Urugo rwe rurimo abana, nagerageje kubaza ukuntu abana bameze kuko harimo umwana wanjye harimo n'uwe, bambwira ko mukuru we yaje kubasigaraho. Mbega ariko urukumva ko harimo ikibazo, kuko kumva umugabo ari kwa muganga n'umugore ari kwa muganga, kandi impamvu ya byose ari njyewe, mba numva nyine nanone nazi ukuntu bimeze pe. Ndagenda mageze ndakomanga, baza gukingura, baje gukingura, ubwo haje uwo murumuna w'umugore ndamusuhuza, kuko uri kumva n'ubundi mukuru warabizi ko dusangiye umugabo, ntabwo ari kunsuzugura nganuke, nubwo ibitumye bose bari mu bitaro ari njyewe bandwaniraga, urukundo nta ruhare nabigizemo. Bajya bavuga ngo Imana iguhase iranagusiga. Noneho ubundi ndangije
mageze mu gihe ndi kubaza amakuru murumuna w'umugore ahagurukaho gatonya agiye mu cyumba sinzi ibyo yagiye kurebayo, haza umukozi w'umuhungu wansimbuye ari uhakora aza aje kunyaka nimero arambwira ngo nimuhe nimero zanjye ngo tujye tuvugana. Ndangije ndebye umuntu urugo narahageze umugabo aranyataka n'umukozi aranyatatse, bibaye ngombwa ko banarwana birangira na mama wabo banagiye ndera mu basazi. Ubwo ntabwo muzi mwe ikintu cyabaye. Aya mahirwe ntabwo ahoraho, ukwiye kuyafatirana nimba aya makuru akureba. Niba warangije kwiga kaminuza ukaba ushaka gukomeza masters degree ndetse n'abarangije masters bifuza gukomeza PhD, ubu hari scholarship ziri full funded ndetse n'iziri partial funded muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya makuru rero yabyaza umusaruro. Nimero zacu ni 07 87 40 89 The Early Bird Catches Worm. Twongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe tubana kuri uno muyoboro wa Adoyi Empire. Mwe mukunda ibyo dukora natwe turabakunda cyane, kuko iyo twafashe umwanya tugatumira umutumirwa akaza akatuganiriza ibiganiro byacu mukabikunda, natwe turabikunda cyane. Reka ntange nisuriza abantu bari mu mpande zitandukanye z'isi babasha kumva ikinyarwanda, yaba ari abari hano mu Rwanda, abari ku mugabane wa Afurika ndetse n'abari mu mpande zitandukanye zuno mubumbe dutuye. Mwese turabasuhuje kandi turabakunda cyane. Ariko reka tunihanganishe n'abantu wenda batameze neza, ari abakunzi bacu cyangwa se niyo baba bataratumenya, ariko muri rusange batameze neza bose turabihanganishije. Kuri no se ntago biba byoroshye, bari hasi hejuru. Uyu munsi biba bimeze nabi, ariko ejo iyo dukoze kandi tugasenga tugira icyizere cy'uko ejo bizagenda neza. Rero mu minsi yashize twaganiriye n'umukobwa bita Marina, yararimo atubwira experience y'ibintu yaciyemo. Abantu benshi mwaramukunze, abandi baravuga ati uwo mukobwa rwose yarengereye. Ni byinshi mbese twaganiriye mu kiganiro twaganiriye ubushize. Benshi bifuje yuko twazamugarura ngo hari ibyo atasobanuye neza. Ubu ngubu ukumumurera no mu businessman ukomeye, nubwo wenda yaciye muri byinshi ariko byamugize undi muntu udasanzwe. Niyo mpamvu narindi mu kuvuga ngo nimba uyu munsi mu buzima bwawe hari kitari mu kugenda neza, kora cyane kandi usenge, ubuzima buzahinduka. Tuguhaye ikaze. Murakoze. Amazina nitwa Murekatete Marina, ni ibisanzwe. Ndakeka atari ubwa mbere duhe n'inshuro ya kabiri ku nkuru yacu y'ubushize yatambutse. Kuri iyo nkuru yatambutse nagiye mbona comment nyinshi, abantu bambwira ati ese kuki wavuze amabanga y'urugo, ese kuki byagenze gutya. So nago kuba narabivuze nago ari ukumena amabanga, ahubwo no kugira ngo ngire inama bagenzi banjye, urubyiruko bagenzi banjye, ko ari ukuntu bagomba kwitwara. Inkuru y'ubushize rero mabizi ko twaganiriye uburyo navuye mu cyaro nkaza mu mujyi wa Kigali gushaka akazi, nahagera bikaba ngombwa ko boss ankunda, ngira ngo ibyo nayo babwiye murabizi. Inkuru ko nayihera hagati arabansabye ngo mvuge imva n'imvano yabyo, ngo ngiye kwibabwira itangira, kuko naje Kigali mvuye ku ishuri bitewe n'uko wanyishyuraga amashuri byabaye ngombwa ko atakiboneka, nyine yaritabye Imana. Byatangiye ndi umunyeshuri dushoje igihembwe cya kabiri cy'amashuri yisumbuye, nayo ndi mu mwaka wa 5, ndabura igihembwe kimwe ngo njye mu wa 6. Ubwo rero birangira n'ubundi wandiraga yitabye Imana, bamvuye mu ishuri. Ariko nubwo navuye mu ishuri, mu rugo nabaga ndi muri etide. Nsoje etide hari ku cyumweru ndabyibuka, nzamuka ngiye nko gufata agapoze mu Gakenya muri quartier, mura n'umuhungu witwaga Enoki, yari kumbaza ku mukobwa witwa Korodina. Nibuka ko Korodina twiganye, ndahamurangira. Maze kuhamurangira rero ndanahamugeza. Maze kuhamugeza nkunda uwo muhungu pe, naramukunze.
mbaza Claudine uburyo namubona, ariko ngiye mwuko ko naravuye mu ishuri bitewe nuko anyishyuriraga, yari yayitabye Imana. Claudine arambwira ati turigana amakontakiti ukuntu namuhamagaraho, ndangije ndamuhamagara, arambaza ngo urinde, ndamwibwira kuko twari twarahuye, namubwira ati ni Clarissa wari wakuranye nyine ku mukobwa wari waje kuhiga. None ubundi turangije maze kumwibwira arambwira ati none se wazashatse umwanya tugahura. Nangije nshaka umwanya nkuko yari abinsabye, ubwo byarabinsabye turi muri vacances, nawe yavuye ku ishuri. Ambajije impamvu natakijya ku ishuri kuko uwo mukobwa w'inshuti yanjye yamubwiye ko natakiga, ari cyo kibazo cyabaye nyine ko natakiga kuko uwo mukobwa yari abizi byose, yari inshuti yanjye. Undi arangije aramubaza impamvu, ndamusobanurira, yemera kunyishyura ngo nsubire ku ishuri. Yemeye kunyishyura ngo nsubire ku ishuri, birangira n'ubundi nawe afite ryarari n'ubundi. Ndangije twajya tuva muri vacances, tugiye muri vacances mu rugo akampamagara akansohokana. Mu kunsohokana yanjyanye ahantu henshi hagiye hatandukanye, Kigali ndayitembera, Gisenyi ndayitembera, nkajya mbona byinshi byiza pe, nkumva ko ubuzima ari ubwo, ariko akabikora ananyishyurira ku ishuri. Yanyishyura ibihembwe 2 nawe ahita ahagarara, ambwira ati icyo nakwifuzagamo narakibonye, kuko yari umukire pe, nta kibazo kindi yari afite. Amaze kumbwira ko icyanyifuzagamo yakibonye, ndatoza, ubwo ishuri mba ndariretse. Maze kurireka mba mu rugo mu gihe kinini nta kazi, mbona ubuzima burancanze. Bumaze kunshanga rero niko gufata inzira njya gushaka akazi ko mu rugo. Maze gushaka akazi ko mu rugo ndakabona, maze kukabona bingendekeye uko nabwiye ubushize ko nahuye n'umugabo akambera ibamba. Amaze kumbera ibamba nyine ntangira tubyaranye. Uwo musore amaze kumenya ko nabyaye azagaruka kundeba. Amaze kugaruka kundeba arambwira ati ngiye ashaka kugutenda. Ndamubwira ati ubwo nyine ntabwo byakunze kuyinera. Ndangije turanaserera cyane, ndangije ahita ambwira ati se nshime ko wabyaye, nubwo wabyaye ntabwo wakongera kuba inshuti yanjye. Ndamubwira ati nta kibazo, naba inshuti yawe, ariko nkaba inshuti n'ubundi yiwe narabyaye, ariko hari ubundi mugabo waninda. None ubundi arangije arambwira ati se ntabwo wasubira ku ishuri. Ndamubwira ati oya ntabwo byakunda, ntabwo nasubira ku ishuri. Iyo ureka nkarangiza, kuko naburaga igihembwe kimwe ntacyo byari kuba bitwaye, ndeka nkarangiza. Nuko rero hangije turaganira, mubwira ibibazo byanjye bindi bigiye bikurikiye uko bigiye bimeze. Undi arangije arambwira ati rero icyiza kuko ngenda soje kandi mbonye akazi, reka ngugire umugore natitaye ko wabyara undi mugabo utari njyewe. Nuko ndabyemera. Maze kubyemera aho kugira ngo ubuzima bugende neza buba bibi kurushaho. Nuko rero uwo muhungu turabana ariko bimeze nabi, ariko nyine mbona nyine atabyishimiye. Nanjye navuga ati ariko n'ubundi rero ubwo umuntu atakwishimiye reka mureke nkomeze gahunda zanjye, kuko ari kuntwarira igihe. Birangije turatandukana, ariko ubu ngubu urebye ibintu bimeze neza, nubwo atari cyane ariko bimeze neza. Noneho ndangije arambwira ati ukuntu ibintu bigomba kugenda, ugomba gufata umwana ukamujyana kwa se. Ubu ngubu murabizi ko n'ubu ngubu ari hari, nari babwiye namujyanye kwa se, nyine biba ngombwa ko n'umugore batandukana kubera njyewe ntaryarari rya wa mugabo. Bamaze gutandukana, ubwo murabizi ko nabwiye ko nabaye muri urwo rugo, ndera umwana wanjye, ndera n'uwabo Royike. Nuko biba ngombwa ko umugore agaruka mu rugo rwe, nanjye biba ngombwa ko mbasaba ko banshingira icyo gukora, kuko nari nabwiye ko ubu nshoboye kuba nadoda. Hari ukuntu nakoraga amafaranga nkajya kwiga kudoda mu gihe gito. Icyo gihe narasijya gushaka akazi ko mu rugo, uwo muhungu wanyishyuriye ku nshuro ya kabiri
yari yaransabye ko nakiga kudoda. Niyo mpamvu umwuga wo kudoda nahise ngukomeza. Kwiga kudoda byishyuriwe n'uwo muhungu bwa mbere na mbere, ahubwo narihuguraga ku nshuro ya kabiri igihe uwo mugabo yaneraga inda maze kubona ko ibintu bincanze. Aho ngaho uwo mugabo amaze kuntera nibo banguriye imashini njya kudoda nyine hariya i Nyanza i Gahanga, niho nagiye kudodera. Murabizi ko nari nabwiye ko uwo mugabo atarekeye kuza, ariko nubwo atarekeye n'umugabo n'uwo muhungu yarazaga kuko uwo muhungu twari twaratangiye gusubirana. Uwo muhungu akaza n'uwo mugabo akaza, ahubwo byarangiye n'uwo muhungu ari umuganje nubwo nabyanye n'uwo nguwo, kuko niwe wampaye fondasiyo yo kuba nagira icyo menya gukora. Papa umwana wanjye akaza kunsura, n'umushira wanyishyuraga ku ishuri akaza kuhansura. Bose baza bansura bagenda, umwe akarara undi narare, undi akarara undi narare, gutyo. Noneho birangira uwo mushira wanjye wo ku ishuri aje kunsura, bakajya baza kunsura bose. Umuhungu twiganye akaza kunsura, yabaririje ku mukobwa w'inshuti yanjye yigeze kumfasha ndi Muhanga, ngiye umugana amubwiye ko mfite ikibazo nasamye, kugira ngo abimenye niwe yabajije. Noneho ndarangije uwo mukobwa akajya amubwira ati nzamuzana, akampamagara akambwira ati ko ari umuhungu mwiganye kera witwa gutya na gutya, nzamuzana aho uba, nzamuzane bizagende bite. Nanjye nkamubwira ati wimuzana, ntuzamuzane, wapi ntabwo nshaka ko ugomba kumenya ahantu mba. Ariko n'uwo mukobwa akamubwira ubuzima mbayemo, akamubwira ati n'ubundi ntacyo akirirwa uruhira, yarahindutse, yabaye mwiza, yarakeye, ameze neza kuko afite na kampani yitwa Ambika Beza. Yari Ambika Beza nyine twadoderaga abantu bose, yaba abagabo, yaba abasore, yaba abakobwa, yaba abana, buri wese mu rugero rwe rwose ashaka kudodeshamo yisangagamo. Uwo mukobwa akabimubwira, inkuru yose muhaye uwo mukobwa akayimuha, yaza kunsura uwo mukobwa, ibintu byose yasanze akabibwira uwo muhungu, n'uwo muhungu nawe akagira amatsiko yo kuza kundeba. Ariko nkabaza uwo mukobwa ati ndakwinginze ko kabyara, sinshaka ko uwo muhungu amenya ahantu mba. Uko uwo muhungu ashaka kuza kundeba ni nako umugabo wanjye nyine twabyanye nawe ashaka kuza kundeba, akaza nawe rimwe na rimwe yagiye yigeze gufata fone yanjye ajya muri rekodi za telefone, yumva ndi kubwira umukobwa ati sinshaka ko uwo muhungu amenya ahantu mba. Ubwo uwo mugabo abitiraho komenti cyane, ndangije namubwira ati si koko k'abantu twese tuba dushaka ko ari umuntu utamenya ahantu turi, ubugira ngo wowe abantu bose ushaka ko bamenya ko waje kundeba. Ati oya ntabwo ari ngombwa ngo bamenye ko naje kukureba, ariko we nta muntu ugomba kuza kukureba atari njyewe. Nanjye ati rero uko byagenda kose ntabwo abantu bose nshaka ko bamenya aho mba, ariko nanone sinabuze ushaka kuza kunsura ngaza nsura. Umugabo akabitindaho ukabona ko bimurakaje, kuko yarazaga yarageze ku gihe azagahita yitira kuri fone ngo amenye neza koko uwo muntu amuhaye uburenganzira bwo kuza kundeba. Yambaza akamubwira ati sinshaka ko amenya aho ndi, yambaze se mwapfuye, amubwira ati nta kintu twapfuye kirenze, ni umwana mwiza pe, gusa kuko we yari umusore, njyewe narabaye umugore, ntabwo nashakaga ko umusore yinjira mu buzima bw'umuntu wagize ute wabyaye. Noneho ubundi ndangije ibyo bivaho, uwo musore ngomeza kumutsembera, igihe kiba kinini mutsembera. Noneho ubundi ndangije uwo mukobwa akambwira ati rero njye ndabona agomeje kumerera nabi, ntabwo nzongera kukwaka uburenganzira bwo kumuzana, ahubwo we ubwe nzamuha mapu y'aho utuye ubone yizanye tu. Nanjye namubwira ati nuramuka ubikoze uzaba umemukiye ko ntabwo nshaka kajya mu buzima bwanjye, kuko umugabo yaratangiye guhinduka, imba yarasigaga umuceri uhagije na kawunga n'amavuta, yaratangiye kujya bigabanya, nagira icyo mwaka ukabona arimo arabigabanya byatare.
noneho ubundi arangije arambwira ati rero umva rero nkubwire wa mukobwa we, nakubwo isi yakinyita umukobwa, yambwiraga umva rero nkubwire wa mugore we, urabizi ko uri umugore wanjye mutoya, ibi ntabwo mbishaka ko hari umuntu winjira mu buzima bwanjye nawe. Ndani namubwira ati se ko ushaka ko nta muntu winjira mu buzima bwanjye nawe, kandi we nkaba narakurekeye umugore wawe ngo mubane, nkakurekera n'umwana kugira ngo nanjye nzi nangire ubuzima bwanjye nyine, nongere mbufonde, ningira amahirwe nkabona uw'umugabo unkunze cyangwa se umusore unkunze, ko yankura mu rungabagabo akangira umugore, nanjye nkitwa umugore w'umugabo. Ubu ngubu ndi umugore kuko sindi umugore ufite umugabo, ndi umugore kuko nabyaye, ariko na titire y'ubuzima mfite kuko ndi umugore ufite umugabo. Nkamwishaka kumwumvisha ko ngomba kugira ute, ngomba kubona ukuntu ngomba kubona ubuzima bufite uwo bushingiyeho, nyine nanjye nkitwa umugore w'umugabo. Ariko n'uwo muhungu agomeza gutota cyane ngaze arebe ahantu mba. Undi arangije rimwe mbwira uwo mukobwa, namubwira ati umva rero ko yakomeza gutesha umutwe, reka azaze uzamuzane. Namwe nzamuzane gikaye. Ndangije ndamubwira ati rero muri uku kwezi ntago mari, uzamuzane nyuma ya kuno kwezi umunsi wundi ushaka, ariko mwabanje kumbaza ko ngize uteko mari. Noneho ndarangije arangije umugabo aza kubifata kuri record ye, sinzi ukuntu yarabigenje, akajya umuntu yajya amamagara agasigara yitaba umuntu wese umamagaye kandi tutari kumwe, akamuwa ashatse wadashatse akamukupa. Umuntu wese tuvuganya kuko yari afite irari riri hejuru pe, yari afite irari ryinshi cyane. Umuntu wese akamubwira, umuntu wese akamenya ko nyine ikintu cyose navuze cyose yacyumvishe, aranagifite mu mutwe wiwe ko ari gahunda ngiye gupanga. Ndangije ibyo nza kubimenya ko asigaye yanyitabira telefone yarabihuje, sinzi ukuntu babigenza, ariko ubwo kigenda namenye ukuntu babigenza, ariko nanjye ubu ndabizi. Gusa habaye amakosa yuko yabikoze tutabyumvikanye, niyo mpamvu nuko yakari umugabo wanjye naramubabariye. Ntago yajya kurega umugabo mugabo ati kuki ngo yaguhuje kuri telefone kugira ngo byose ujye uvuga, abyumva murabizi ko ari amakosa bihanirwa n'amategeko. Nuko rero ibyo bivaho, uwo muhungu uko kwezi kuragera ngaza ndebe, ndavuga simari, bajya mu butumwa kuri WhatsApp simari, bajya mu butumwa kuri SMS simari, bamamagara simari, birangira baje banunguye. Uwo muhungu aje anunguye, araza arambwira ati kuki nari nanze ko mureba. Ndanye namubwira ati rero impamvu ni iyi. Nahise mubwiza ukuri akiza bwa mbere kugira ngo atumva ko hari ibindi birimo. Ndamubwira ati rero ukuntu ibintu bimeze nuko njyewe nabaye umugore w'umugabo, nubwo nta mugabo mfite ariko nabaye umugore, narabyaye ntabwo nkiri wa mukobwa uzi, ntabwo nkiri Marina uzi, narahindutse nabaye Marina wundi, narabyaye mfite umwana pe. Ubwo niyo mpamvu nari naranze ko nyinjirira mu buzima, kuko iyo ubwinjiramo mfite uzi ko nyine umukobwa byari kuba ari bibi. Anyumvisha uburyo icyo ntacyo bitwaye ko yankunze wese, kandi mwuko ko yari yarankunze byanyuze ku mushuti wanjye w'umukobwa yaraje aje kureba mu cyaro. Noneho ndangije anyumvisha uburyo ibyo ntacyo bitwaye, anyumvisha uburyo ko ubuzima bukomeza, anyumvisha uburyo buri kimwe cyose nta kindi kibazo kindi kiba kibirimo, ko kubyara rimwe atari ikosa, ari impanuka nk'ibindi byose. Gusa ntabwo nakwifuza ko umuntu wabyaye abyara buri munsi nta mugabo agira, oya. Yambwira ko ari impanuka, nambwira ati bikora byibura rimwe cyangwa kabiri, ari kumenya ko ari ingeso. Kuva ari rimwe ni impanuka, kandi impanuka zatewe n'ikintu ubuzima wari ugiye gushaka, wagera nyine ukasanga umugabo ugira irari. Nuko ubwo akajyaza n'umugabaza birangira n'uwo musore nyine amenyereye quartier, arimo afata nimero z'abantu twari duturanye, ariko babandi nyine bibanze
afite nimero zanjye twari duturanye ku buryo aramutse ambuze ku yanjye yabona bambonaho. Noneho ubundi arangije amaze gufata nimero z'abo bantu nawe amaze kumenyera akageza atanamamagaye akageza rimwe yamamagaye, mbega nawe yari amaze kumera nk'umugabo. Hari igihe yazaga akarara, yamara kuza akarara, hari n'igihe rimwe na rimwe nyine akenshi yarazaga tukirirwana pe. Hari igihe nyine yazaga n'umugabo akaza, nawe akaza n'umugabo akaza, nyuma haciyeho igihe biza kurangira uwo mugabo wanjye aje asanze uwo musore, kuko uwo musore yaraje namubwira ati rero nsigara ngiye mu mujyi kuzana ibitenge, kuko ibitambaro byari byashize, yaba ibitenge yaba ibindi bitambaro bisanzwe byari byashize, kandi dushaka gukomeza gukora akazi katari buhagarare, kuko murabizi ko mw'uyu mujyi wa Kigali kubaho ni ugukora, ntabwo kubaho ari ukwicara cyangwa kubika amaboko mu mufuka. Uko wabaho kose muri iyi Kigali rwose pe, namwe murabizi ko kubaho ari ugukora. Ndangije musigaho, mu kumusigaho kwa ko na wa mugabo nawe yamenyereye kuza atambajije, atanambwiye ko mfite umushyitsi, nuko araza rimwe arahamusanga. Ahamusanze aramubaza bitesha nyine nk'umugabo ufite icyubahiro ukuze, umurumva umuntu uri mu myaka nka 56 kuzamura, ntabwo mbega bamuvugisha nk'umuhungu wabyaye, kuko ntabwo nanone yafata umuntu w'imyaka 26 n'umunani gutyo ngo amubwire ngo bite mugaboya. Yaramaje ngo bitesha, undi ati ni byiza. Yarangije akajya avuga ati ese Marina yarimutse sinabimenya, ariko yareba inoguro kubera ko hari ukuntu ari narateguye aho ngaho n'abaga ndi, akabona wa muteguro niwe uhari. Yishe urugi, yagiye mu cyumba asanga ibintu nyine biri hejuru birajagaraye, abona ko nubwo bijagaraye arabona ko maba. Noneho undi ati ese Landirodi yaje gutera umusheri wanjye sinabimenya. Noneho ubundi arangije aramubaza ese uri Landirodi uje kwishyuza biti? Undi atuvuze ngo uje kwishyuza biti? Undi ati wowe uravuga nkandi? Njye ndavuga nka sheri wa Marina. Undi umushiranye arabazaga paparoyike ati uri Landirodi waje kwishyuza sheri wanjye? Akivuga sheri wanjye ubwo akivuga sheri wanjye baterana amagambo, ngaho nanjye phone yanjye aho narindi yari yazimye no kwishyura amafaranga kuko yari kuri telefone, nakuyemo simukadi ndi gutira umwagenti nga mbikurire nishyure, yo yari yazimye. Ndangije ubwo barafatana, bamaze gufatana biba birebire, umurwano uba muremure pe. Maze kuhaha mfata motari namubwira ati rero twagiye unyure. Motari aranyura, ngeze mu rugo muzi isoko, mbega hari habaye nko mu isoko, imba atari mu isoko, hari habaye nko muri gare hagati aho ngaho, niho hantu haba hari abantu benshi bitunguranye, abo uzi n'abo utazi. Ndangije mageze nsanga hari irondo, hari abashinzwe umutekano nyine b'irondo, hari abamukuru w'umudugudu, hari n'abaturage bahuruye. Ngaho ngiye mu kwagera nabonye bindenze, mbona sheri wanjye hano afite igikomere kiva no gucyo kikamanuka, umugabo nawe mbona gutyo umutwe wasadutse, amaraso mbega ni menshi, bakoze nk'ikivu cy'amaraso. Ariko kubwo abaturage bagize neza bahamagara ubutabazi, ariko banahamagara polisi. Nahageze ariko ubutabazi butaraza bari bahamagaje. Ndangije uri kubareba ni ukuri pe, sinabona uburyo mbigusobanurira kuko nanjye kubyumvisha byarangoye. Wagira ngo ni umuntu yaraje abashyira hasi mbega arabakubita, kuko ntabwo wakiyumvisha uburyo umuntu, kuko urumva umuntu w'umusaza n'umusore, urumvikana ko umusore yarusha umusaza imbaraga, ariko nubwo yamurusha imbaraga ikindi kiriho
nuko n'umusaza atari kuvira mwaho usobanura nawe kumenya umutwe ko kavira mwaho agiye nyine nabonye bamushiranje bamubaze gutya ntangije ntibaza ninde waturutse hanze arabakubita bose abagira indere ashyira hariya nuko ndangije ubwo uko turi muri ibyo ndi kugerageza urwenda nabahambira ngo amaraso areke kuva kuko abantu bari bahagaze bashungereye bategereje ubwo butabazi bw'ibanze bahamagaje mbega byari akavuyo ariko nshuti yanjye kubyiyumvisha biragoye pe kwiyumvisha ukuntu abantu babiri barwana bapfa ubusa nduzi ko ari nk'ubusa bapfaga kuko iyo uko nabyumvishe ku baturage numvishe bambwira ko ngo papa umugabo wanjye yaraje abaza ngo umuho wahasanze amubaza ngo madamu wanjye ari he undi ati uri landirodi kuri sheri wanjye nyine ngo naho ngo amatiku yavuye urumva ko ibyo ni amatiku rwose pe ambirasi iraza ije nungurwa no kubona narimo mama Loyike ariko mama Loyike yari umugore wa mugabo wanjye twabyaranye ubwo njye ndi umugore wa kabiri mama Loyike ni umugore wa mbere twabyaranye umwana Anderera afite ahubwo nawe yatunguwe no gusanga uwo mugabo azi wanjye ntabwo yari azi ko azi wanjye rero atungurwa none no kuza asanga barwanye bapfa njyewe mama Loyike kwiyakira biramurenga simvuga ngo bajyanye indembe nawe bamujyanye bamuziritse kuko bega byaramurenze kwiyakira biramurenga biramunanira amaze kubitaho banyine bakoranaho ubutabazi bw'ibanze ariko bararwanye nyine baramenagurana pe baramenaguranye ku buryo burenze biba ngombwa ko babatarasifira ku bitaro bikuru n'ubundi bya Kanombe abajyanye kuri Centre de Santé bajyana kuri hôpital ku Muhima babona si byavamo bahita batransfera hehe i Kanombe amaze kubatransfera i Kanombe mama Loyike we kwiyakira byaramunaniye bimaze kumunanira mbega asa nk'umuntu ugize ikibazo mu mutwe nk'uyu muco w'u Rwanda bavuga ko ari toromo asa nk'umuntu ugize ka toromo ukuntu birangira bamujyanye ku bitaro by'Indera ubu ngubu nyine ari Indera mama Loyike umugabo we nawe ari mu bitaro na sheri wanjye ari mu bitaro urugo rwe rurimo abana nagerageje kubaza ukuntu abana bameze kuko harimo umwana wanjye harimo n'uwe bambwira ko mukuru we yaje kubasigaraho mbega ariko urukumva ko harimo ikibazo kuko kumva umugabo ari kwa muganga n'umugore ari kwa muganga kandi impamvu ya byose ari njyewe mba numva nyine nanone nazi ukuntu bimeze pe nuko rero ndangije kubera ko umugabo sheri wanjye ari mu bitaro afite indodo kuko barabatarasifiye nyine babirangira babagejeje mu bitaro bya Kanombe ndangije rero ari mu bitaro afite indodo n'umugabo twabyaranye nawe ari mu bitaro agahanga karamenaguritse ni indodo gusa na mama w'umugore n'umugore w'umugabo wanjye umugore mukuru harwariye Indera mu basazi noneho ndangije ndavuga ati rero ese abandera umwana bose ko bari mu bitaro bimeze biti noneho ndangije ndavuga ati ngomba kujya kureba umwana wanjye ariko mbanza kubaza amakuru y'uko byifashe aho ngaho mu rugo ku mugabo wanjye no nyine kwa mama Loyike byifashe umwana wanjye arererwa kuko ni hari i Kanombe mu Busanza nangije rombaza amakuru maze kubaza amakuru bambwira ko murumuna w'umugore yahaje ari na wa wundi wagiriye inama umugore kagomba kugaruka mu rugo rwe yarusigiye iki ingona noneho ubundi arangije ubwo ndangije ngiyeyo maze kumenya amakuru y'uko bimeze ndavuga ati rero ngomba kujya kubasura nkareba abana uko bameze nyine ndangije ngiyeyo
ngiye kubasura aho baba, ndagenda mageze ndakomanga baza gukingura, baje gukingura ubwo haje uwo murumuna w'umugore ndamusuhuza kuko uri kumva n'ubundi mukuru warabizi ko dusangiye umugabo, ntabwo ari kunsuzugura nganuke, nubwo ibitumye bose bari mu bitaro ari njyewe bandwaniraga, urukundo nta ruhare nabigizemo. Baravuga ngo Imana iguhase iranagusiga. Noneho ubundi ndangije mageze mu gihe ndi kubaza amakuru, murumuna w'umugore ahagurukaho gatonya agiye mu cyumba, sinzi ibyo yagiye kurebayo, haza umukozi w'umuhungu wansimbuye ari uhakora, aza aje kunyaka nimero, arambwira ngo nimuhe nimero zanjye ngo tujye tuvugana. Ndangije ndebye umuntu urugo narahageze, umugabo aranyataka n'umukozi aranyatatse, bibaye ngombwa ko banarwana, birangira na mama banagiye ndera mu basazi. Ubwo ntabwo muzi mwe ikintu cyabaye. Ikintu cyabaye ntabwo mukiza. Amaguru nayabangiye ingata, iyo haba agataro nariko nari kugenda, amaguru nayabangiye ingata ndiruka. Ndavuga ati rero sinanasezeye n'uwo mama wari uhari waje kuhasigara, narirutse pe. Maze kwiruka ndangije ndagenda, ndavuga ati rero urugo ukuntu bimeze ngiye sinzarugarukamo, banderera umwana nakura azaza kundeba, niba murere ntabwo nzasubira muri ruriya rugo kuko narahageraga uwo musanze wese ngo impa nimero, naho mba ndi mu buzima busanzwe ntibampe nimero, ngo ninange nimero kuko nanga gutanga nimero, nanga kuba paroyike asanga mfite abasheri benshi tukashwana, kuko n'umugabo nubaha wambyariye. Ahubwo mfite ikibazo kimwe, ko bose bari mu bitaro, ari sheri wanjye, ari n'umugabo twabyaranye, ari n'umugore underera umwana, kandi sheri wanjye n'umugabo barwariye hamwe kuko bose bakorewe operasiyo imwe. Ubwo rero ndibaza mungira inama, nzasure sheri wanjye, nzasure umugabo twabyaranye, ese nzabasure bose? Ni ukuri nk'inshuti zanjye bakunzi banjye mwangira inama y'icyo nakora, kuko bose ni ingirakamaro kuri njye. Ari sheri wanjye yanyitayeho nyiri umunyeshuri, ari umugabo nubwo twabyaranye umwana anshingira icyo gukora kugeza n'iyo isaha mpagaze makesha we, kuko mfite atureye yanjye yitwa Mbikabeza hano i Nyanza, ujya Gahanga nyine kuri aka gapasiteri uri kuyibutsa nk'ujya Nyamata nyine hano i Nyanza Gahanga, kuko n'ubwo mureba twicaye mu gikari cyaho nkorera. Ahubwo nshaka mungira inama y'icyo gukora nk'inshuti zanjye. Murakoze. Marina, ntakubeshye rero njye ntabwo nabona inama nakugira pe, gusa reka duharire abadukurikira bo wenda bakoresha uno mwanya wa komantere, babashe kuba bakugira inama, kuko njye ku bwanjye ntakubeshye mvuze ngo nakugiriye inama pe, njye sinzi pe, njye ntabwo nabishobora ntakubeshye. Ariko mfite inshuti, mfite abavandimwe muri no muryango wa Adoyi Empire, muri komantere bandikemo rwose bakugira inama, kuko pesha ubuzima wanyuzemo ntakubeshye buragoye pe, buragoye. N'ubuzima bumwe ibintu byinshi, wajya ngo ufite n'imiti uha abagabo si gusa niko wajya ufite n'imiti uha abagabo, kuko nimba se uha umugabo hari ukuntu akuvugisha akabatangiye kurwana, mbese ni birebire pe. Nge ntakubeshye nta nama nabona nakugira pe, nayishakishije. Buriya ubushize dukora ikiganiro, abakunzi bacu baravuze ngo naguciye mu ijambo, ngo nakubajije ibintu byinshi, ngo sinatuma wenda ngo ugira ngo kuvuga ngo winegure. Uyu munsi rwose nubahirije ibyifuzo by'abantu bacu, buriya nanjye nateze amatwi ngo numve neza, ntakubeshye kabisa.
ibintu byawe ni danje, ni hatari kabisa, ni ibya nyirabyo pe. Mm. Gusa ariko reka dushimira ababanye natwe rwose. Iyo serivisi y'inama y'ubujyanama, komantere irafunguye. Ikindi kandi nimba hari n'abifuza kuba bakugana ukabadodera ukabaha imyenda imeze fresh cyane, sinzi nimba wenda ari sawa cyangwa se bazakuyakira nimero baciye muri komantere, bazazikwaka mu buryo buri direct, ushobora kubabwira nimero yawe, babaye bazacisha muri komantere, sinzi icyakoroha. Nimba wumva watanga nimero gutya live ushobora kwitanga, nimba icyiza ari uko nazeshya hariya hasi muri description, igishoboka kiraba ari icyo. Rero reka mbashimire mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro kuva aho cyatangiriye kugeza aho tugisoreje ubu ngubu. Ibiganiro nk'ibi ngibi birimo inama ndetse na experience zitandukanye ku buzima tugenda tunyuramo umunsi ku munsi, ni ahangaha kuri Adoyi Empire uzajya ubisanga. Ibindi reka mbabwire nti Imana iduhana umugisha.